mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Turasubira muri rimwe na rufu kugira ngo ducunguze ubw'umwete. Amazina yanjye ni Celestin Ndahimana, nkaba ndi umusore nteranira kuri ADPR ya Remera International Service. Amen. Amen. Turimba indirimbo y'ijana 78 mu guhimbaza Imana. Imana yakugabiriye urare ntusige n'umwe erekana imyinshi yo gutangaza uremerewe kwiganyira kugira ngo ntibikiraganirwa barayabigisha Imana intekuba umutima ushike mu ndabishi barabariyo migisha nonaha Imana yakugabiriye uyibare ntusige n'umwe erekana imyinshi yo gutangaza hari abantu bujuje amajyambere ariko aya Yesu ntiyahebuje erega ubutunzi ufite mu ijuru bona ukura n'ukumura bariyo migisha nonaha Imana yakugabiriye uyibare ntusige n'umwe erekana imyinshi yo gutangaza amakuba naho yaba mbeshake wibwireba Imana irayategeka wibuke imigisha yakugabiriye yose izabitunganya imuyobore barabariyo migisha nonaha Imana yakugabiriye uyibare ntusige n'umwe erekana imyinshi yo gutangaza. Haleluya. Amen. Imana itugire neza. Umuririmbyi yaravuze ngo igihe dutewe n'amakuba akomeye tujye tubara imigisha Imana yaduhaye kuko ari myinshi cyane kandi itangaje. Haleluya. Amen. Ageze hasi yavuze ngo hari abantu bo mu isi bakurushije amajyambere ariko amajyambere ya Yesu niyo ahebuje. Haleluya. Amen. Imana itugire neza cyane. Ijambo rindimo uyu munsi ndumva twagira icyifuzo cyo gusenga Imana kugira ngo duhishurirwe ubutunzi buri muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 16 Luka 16 umurongo wa 18. Luka 16:18 yavuze ngo umuntu wese usenda umugore we akarongora undi abasambanye kandi n'ucyura umugore usenzwe n'umugabo we abasambanye. Hari umutunzi wambaraga imyenda y'umuhengeri n'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye, kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuye ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe
mutuzi antonyangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye ibuka yuko wahaye ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuza aho muri batabibasha, kandi n'abavaho bagera hano, kandi n'abavaho bagera hano, kandi n'abavaho batagera hano. Nawe ati ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababure ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Imana tugire neza. Luka 12 twasubiye inyuma ho gakeya 15. Luka 12:15 yavuze ngo arababwira ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Amen. Arababwira ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Amen. Haleluya. Amen. Imana itugire neza cyane. Iminota yangirenda gushira. Haleluya. Amen. Reka soma amagambo make kugira ngo igihe kitadushirana. N'ubundi nta bintu byinshi mvuga kuri iri jambo, kuko ijambo ry'Imana ubundi ririsobanura. Ijambo ry'Imana dusomye muri Luka 16 byatangiye ku murongo wa 18 ritubwira ngo umuntu wese usena ngo umugore atamuhoye gusambana. Amen. Uwo nguwo abari mu ruhande rubi cyane. Ubwo ni ubutumwa bwiza. Amen. Uwo kandi n'umuntu ukiri umuntu wasezwe n'uwo nguwo nawe abasambanye. Amen. Sinzi wenda impamvu iri jambo ryanjemo, ahari wasanga hari abashaka kwirukana abagore, simbizi. Ariko Imana tugire neza cyane. Niba harimo abantu bashaka kwirukana abagore babo, ijambo ry'Imana ribabwira ko batagomba kwirukana abagore babo. Niba hari n'umugore ujya wirukana umugabo, ibyo ntabwo mbizi, ubwo nawe asigeho. Imana tugire neza cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. None ijambo rikurikiyeho hasi ryavuze ngo hariho abantu babiri babayeho hano mu isi. Umwe yitwaga Nyamutunzi, undi yitwa Lazaro. Nyamutunzi yabayeho hano mu isi abaho neza, Lazaro abaho mu buzima bubi. Amen. Amen. Hanyuma ngo Lazaro akajya yifuza utuvungucya tuva ku meza twashigajwe n'urwo rugo rwo mu butunzi. Amen. Nkuko nyine tuya dushaka ibintu hano mu isi ntitubibone. Haleluya. Muri byavuze ngo hano mu isi hari umuruho n'amahane, ibyo nkeneye byose simera ko mbibona. Ngareko umunsi nzagera mu ijuru nzabona umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yanjye. Haleluya. Amen. Lazaro rero nawe nuko nguko yari ameze. Ibyiringiro bye yabihozaga ku Mana, akavuga ko umunsi azava hano mu isi azabona ingororano yiwe mu ijuru. Haleluya. Amen. Imana idufashe tuzirikane ingororano tuzahabwa nyuma yo kuva hano mu isi kubwo kwiringira Yesu. Amen. Amen. Hanyuma igihe cyageze barapfa, kuko nta muntu uzahora hano ku isi. Nubwo Dawidi yavuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Amen. Ibyo byari ibyiringiro yari afite, ariko tuzava hano mu isi tuve mu mubiri. Amen. Imana itugire neza cyane, aho bwidufashe kugira ngo mw'iyi minsi y'inyongezo itwongereye tubashe kuyikoramo ibyo yaturemeye. Nusoma Efeso 2:10 havuga ngo kuko turabo Imana yaremye ituremeye imirimo myiza, iyo Imana yitegure kera kugira ngo tuyigendemo turi muri Kristo Yesu.
amen. Imana idufashe cyane. Wirebe nanjye nirebe, turebe niba imirimo Imana yaturemeye ariyo turi kugenderamo, imirimo myiza yo gukiranuka. Haleluya. Nusome Ibyahishuwe igice nk'icya 19 hafi umurongo w'8, haba ngo twishime tunezerwe kuko ngo ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Amen. Ngo dore umugeni yiteguye ndetse arambishijwe, ahawe kwambara umwenda mwiza w'igitare, ariyo mirimo myiza yo gukiranuka y'abera. Amen. Imana itugire neza cyane. Korali Hozeyana yaririmbye indirimbo nziza cyane, yavuga ngo turi hafi yo kuzabona Yesu aje kujyana umugeni wamwemeye. Haleluya. Imana itugire neza cyane. Arangije ngazaza areba umwambaro w'umugeni, ngo niyo mirimo myiza yo gukiranuka. Arangije avuga ngo umugeni wa Yesu witegure, kuko Yesu ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza yaduteguriye. Imana itugire neza cyane. Haleluya. Rero Lazaro na Nyamutunzi barapfa. Lazaro amaze gupfa aragenda ajya mu gituza ngo cya Aburahamu. Amena. Noneho Nyamutunzi apfuye aragenda ajya ahantu ho kurindizwa mu muriro. Bivuze ngo iyo umuntu amaze gupfa, mbere yuko azabaho wa muriro w'itanura utazima, iyo upfuye uri umunyabyaha utarize Yesu ngo uve mu byaha, uragenda ukaba wimenyereza umuriro ukuntu uzashya. Ujya ahantu nyine hari umuriro ariko udakabije cyane, ariko hari undi muriro uzarya abanzi b'Imana, abantu banze kubaha Imana, abantu banze kuva mu byaha. Ijambo ry'Imana Yesu yatumye abigishwa muri Mariko 16:14, aho ngo mugende mu mahanga yose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Abemera bakizera bakihana bazakizwa, ariko ngo abatizera bazacirwaho iteka. Imana itugire neza cyane. Haleluya. Rero umutunzi ajya aho ngaho mw'uwo muriro mukeya ugereranyije n'undi muriro uzarya abanzi b'Imana. Ariko Lazaro we kubera yabaye hano mu isi afite ibyiringiro biri ku Mana, akemera akihanganira ubuzima bwa hano mu isi, akemera agashaka gukiranuka kw'Imana, arangije wiwe aragenda ajya mu gituza ingo cya Aburahamu. Haleluya. Arangije ahagirira ubuzima bwiza bw'umunezero. Haleluya. Umuririmbyi yararirimbye ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu arazamuka akagera imbere y'Imana, umutima w'umuntu ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Haleluya. Ageze hasi ku gitero cya kabiri yavuze ngo nta mahoro yuzuye twabona hano muri iyi si, ngo kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Hano mu isi rero ntabwo hari amahoro yuzuye. Amen. Ku Mana honyine niho hari amahoro asendereye. Muri njye 396 yaravuze ngo tuzimuka hano mu isi tugere iwacu, naheza kubakiwe n'Umukiza. Aya bango ku Mana yacu hari amazu menshi yubakanye isuku tutarabona. Aya bango niho tuzaba mu ijuru, niho iwabo wabizeye. Arageze hasi avango abashaka ubugingo budashira ni mu mwizigire Yesu azabarengera. Imana itugire neza cyane. Irindi jambo muri Luka 12:15 yavuze ngo ubugingo bw'umuntu ntabwo buturuka mu byinshi by'ibintu atunze. Haleluya. Rero ndagira ngo mbahumurize ko nubwo hari abantu mubona barusha amajyambere hano mu isi, niba warizeye Yesu ukava mu byaha, imbere y'Imana ufite ubutunzi. Hari ijambo riri mu Befeso ibice 2 uhereye ku murongo w'8 bandikiye itorero ry'Isimuruna. Hanyuma Yesu aravuga ngo ndi uwa mbere ndetse ndi uw'imperuka, nari napfuye ariko ndi. Arangije aravuga ngo nubwo ugaragara ko uri umukene ariko uri umutunzi. Haleluya. Arangije aravuga ngo hari iminsi yo kubabazwa yari igiye kuzaza, ngo bamwe bashyirwe mu nzu y'imbohe, ngo ariko ngo woweho ujye ukiranuka ugeze ku gupfa. Amen. Bifuje gukiranuka kuzageza ku gupfa. Haleluya. Ijambo ry'Imana iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Matayo 24 havuga mu minsi y'imperuka ibintu bizaba byinshi cyane. Hazaba ibyorezo, hazaba inzara, hazaba intambara n'impuha z'intambara, ngo ndetse ngo ishyanga rizatera irindi shyanga. Muri make ibihugu bishobora gutera ibindi bihugu. Ariko ageze hasi yavuze ngo kuko ubugome bw'abantu buzagwira, ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko ageze ku murongo wa 13 aba ngo ariko uwihangana akageza imperuka, ngo niwe azakizwa.
amen. Imana rero dufashe kwihangana kuzageza imperuka. Imana itugire neza cyane. Haleluya. Imana idufashe cyane. Ndumva nganiye ku musozo w'ijambo ry'Imana. Kumve ko muri Yesu dufite ubutunzi, twemere tubeho mw'ubu buzima bwa hano muri iyi si, dusaba Imana imbaraga kugira ngo iduhe kubukomereramo. Nitubuvamo tuzamere nka Lazaro, tujye ahantu heza cyane twateguriwe n'Imana. Haleluya. Paulo yari umuntu wize cyane, yiga ibintu bikomeye, aba umunyamategeko ukomeye. Hanyuma umunsi umwe yahuye na Yesu, nawe arakizwa, yakira ubu butunzi. Arangije yageze mu Bafilipi ibice 3 uhereye nko ku murongo wa 7, yavuze ngo ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo, ndetse bimbera nk'amase, kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kuronka Kristo. Amen. Imana itugire neza cyane. Yasize ibyo ngibyo by'amategeko yari arimo, ibyo ngibyo by'ubuyobozi yarabitaye, arangije ajya mu ivugabutumwa, akajya yamamaza ubutumwa bwiza. Amen. Kubera ko Imana yamugiriye ubunimuka ku maso, abona ko nubwo mwisi yize, afite amategeko yize, afite icyubahiro cyo mwisi, ariko ahamagaye n'Imana, arangije ntiyareba ku ibyo ngibyo yari arimo by'akazi bisanzwe, arangije yumva umuhamagaro w'Imana. Haleluya. Arangije akurikira Imana. Imana itugiye neza cyane. Niyo mpamvu hari ahantu yageze akajya avuga ngo iby'isi ngo bimbera nk'ibibambye, nanjye nkabibera nk'ubambye. Amen. Aya ngo sinkirata ikindi keretse umusaraba wa Kristo wateye ko ibi by'isi bimbera nk'ibibambye, nanjye nkabibera nk'ubambye. Amen. Imana idufashe rero kumva ubwo butunzi muri Kristo. Nicyo cyifuzo numva twasengeramo uyu munsi, kugira ngo Imana turusheho gukomera mu nzira zayo, kandi tugire ibyiringiro ko tuzava mu isi amahoro, tukazabona ingororano zacu kuri uriya munsi. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Umuririmbyi wa 361 nawe muze kumusoma, muzabona ibintu yateye bikomeye, muzasanga ari iby'agaciro kenshi cyane. We yageze hasi aravuga ngo hari igihe ngo n'ubutunzi bushobora kubura, hanyuma n'amatungo akabura, ngo ariko icyo gihe cyose ajya yikomeza kuri Kristo. Amen. Imana itugire neza cyane. Yavuze ngo uwo njya nikomezaho nta wundi ni Kristo. Reka mubashimire nti Yesu niwe umpaza wenyine. Amen. Bifuje guhazwa na Kristo. Imana itugire neza cyane. Ibintu byose yadusezeranyije azabikora nituguma mu nzira ye. Amen. Kuko muri bya 21 yavuga ngo nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, ngo twiringire Imana yacu ko ariyo izakora imirimo. Arangije avuga ngo izategeka, izirukana Satani, kandi izategeka isi yose, ngo tuzanesha nidusaba, kuko Imana ariyo ijya ikumvira. Amen. Ariko ikintu kibabaje ni ikiri hasi. Yavuze ngo abantu benshi ntabwo bazi inzira y'ijuru, ngo kuko babohe mu maboko ya wa mugome Satani. Arangije abwira abantu bamaze kwizera ngo nimuze abo bose tubashake, tubasangishe umukiza. Amen. Imana itugire neza cyane. Imana ibaho umugisha kubwo kuma umwanya ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Ndagushimiye data mwiza kubw'ijambo ryawe. Ijambo rya nitabaza rimurikira imitima yacu kugira ngo ive mu mwijima. Mwami Yesu Kristo, ijambo rya ritubwiye ko kukwakira ari ubutunzi. Ndakwinyize kugira ngo ude kugumana mu mitima yacu, tuba ari wowe twikomezaho. Umwanditsi w'ijambo rya yavuze ngo naho imitini itatoha n'inzabibu ntizere imbuto zazo, nta kabuza ko nakwishimana Uwiteka. Komeza uduhe kukwirata no kukwishimana iminsi yose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana igire gute?